gufata umwanya w'umuryango n'inshuti n'abavandimwe gusezera. Niba arangiza gusezera umubyeyi wacu bazaza binjira batya banyura aha basezere basohokera aha ngaha kugira ngo tubikore neza kandi kuri gahunda kuko umuryango ari umwe. N'udusoza iyo gahunda turaheza itorero umwanya wo gusenga. Niba arangiza gusenga baradufasha abasore n'abandi bagiye hafi kubera mu kigara niho indi gihango yose igiye gukorwa. Mw'ijuru ntihazagera ibyago, nicyo gituma huzuye amahoro. Mw'ijuru ntihazagera ibyago, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko narabona Yesu. Azaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira ukundi. Azaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira ukundi. N'igihe gitoye nziko mw'ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Nziko mw'ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Nagira ngo uyu mwanya wongere iragize Imana indi mpamvu y'umubyeyi wacu wamaze gusuzuma urugendo rwe, ariko ibyo ari byo byose ashaje afite ibyiringiro, ashaje ari umukristo. Niyo mpamvu twebwe abahari n'abasigaye tugomba kongera kwiragiza Imana kugira ngo ikomeze kudufasha muri ibi bihe bitoroshye. Mwami Imana yacu, uri Imana ikomeye kandi uri Imana itangaje. Tuzi neza yuko waturemye, tuzi neza yuko ushyiraho igihe cy'umwana w'umuntu cyo kuba kuri iyi si, kandi ugashyiraho n'igihe Uwiteka Imana ikomeye cyo kuyivaho. Data rero, uyu mwanya mwiza, uyu muryango watakaje uyu mubyeyi, tuwushyize mu biganza byawe kugira ngo ukomeze kuwukomeza, ukomeze kubiha ibyiringiro, kandi ukuboko kwawe kwiza gukomeze kubana n'abasigaye, kubana n'imiryango, kubana n'inshuti, kugira ngo Uwiteka Imana ikomeye ubwihere bw'umwanzi utadutwara kure tukakuvaho, ahubwo dukomeze kukwiringira. Tubisabye dutyo turabyizeye mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Amen. Turaririmba iyo ndirimbo twaririmbaga, abasore badufasha gutegura umubiri wa murangara n'izina cy'Imana. Umubabaro untwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Ho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, mw'ijuru umubabaro wose. Imana izanagura amarira, izavanaho
mubabaro wose. banze dusenga Imana, twishimire umwanya twemereye kuba duhagaze hano. Reka mpamagare Pasiteri Aidugu Daniel aze asenga Imana, hanyuma dukomeze n'undi mwanya dusenge natwe duhagaze dusenga tuvuga ngo Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje kuko uri mwiza kandi ugira neza. Ushimiye neza ko wabanye natwe muri iki cyumweru cyose, kandi dore tugeze hano muri uru rugo abavandimwe bacu, ndetse uyu muntu yadukuwemo kandi wamwakiriye mu izina rya Yesu. Tuzi neza yuko turi mu isi ariko tugomba kuyibamo, igihe cyagera tugataha. Uhumurize umuryango wose uri ahantu, ndetse bateraniye hano n'abatari hano, bahumurize tubyumvise kandi bikore mu izina rya Yesu. hanyuma mwicare. yabo ndagira ngo hagire abaza banyegere bamfashe turirimbane indirimbo y'169 mu gushimisha Imana. Barabibasha bari Mana nkuko wafashaga basogokuruza, niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. umuyaga w'ishuheri, umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo udashira iteka. uzatubera ubuturo. tugufite nitwifuza undi murengezi. tugufite nitwifuza undi murengezi. imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uruko wahoze. Imana imyaka igihumbi, Imana ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguhaniye n'umunsi umwe gusa. kuri wowe iguhaniye n'umunsi umwe gusa. imyaka ijya n'iby'iyisi, amazi ahurura bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. turi kumwe muri uyu mwanya, hanyuma nidusoza kumwakira gahunda zindi zikurikiyeho araza kuzidufasha mu buryo bunyuranye. Imana y'amahoro imuhereze umugisha. Nyakubahwa mushumba rero, mwanya wanyu mwahaguruka tukabakira. Imana bahereze umugisha. gukomeza umuryango wa Nkundimana, baba abavandimwe be, baba abana be, baba inshuti ndetse n'itorero muri rusange. Mukomeze kwihangana. Ibyiringiro dufite gusa nuko Nkundimana agiye ari umukristo yarakijijwe. Turumva mu by'ukuri tudafite gushidikanya kuri uru rugendo rwa twese.
ndagira ngo rero tudatinze muri iyi gahunda y'itorero kubera ko izindi gahunda nazo zihari, ahubwo twinjire mu ijambo ry'Imana. Undi Imana bababwiye ko yari umuvugabutumwa, yari umukristo ariko umuvugabutumwa. Ubutumwa rero yavuze n'uyu munsi agomba kubuvuga, kuko urugendo yarushoje rwe yarangiye kuri we, hasigaye ahacu akiri urugingo rw'itorero rya Kristo. Mbese jye nawe tuzasoza dute? Uyu munsi rero ndumva ari cyo kintu twarebaho gikomeye cyane kubw'uyu munsi, kugira ngo n'izindi gahunda zize gukomeza. Ntabwo twari tumaranye nawe igihe kinini cyane, ariko murumva igihe gitoya yari amaze, imbuto yari atangiye kwera, n'ubuhamya bwari butangiye kumuvugwaho. Nubwo ari abakristo bakaba bihanganye, ariko buriya hari agahinda bafite, hari amarira barira arimo imbere utashobora kubona, cyangwa se ashobora no guseseka inyuma ukayabona, ariko ntacyo barukoraho. Kandi urupfu twese byanze bikunze tuzapfa, byanze bikunze tuzapfa. Wabikunda utabikunda, nta muntu n'umwe utazapfa. Uru rupfu kugira ngo tusobanukirwe nuko dusobanukirwa Kristo umwana w'Imana. Reka dushyire ijambo ry'Imana muri sayansi. Ubundi kugira ngo ubwire umuntu kuzuka biragoye. Icya mbere, iyo umuntu apfuye arabora. Ibyo twagiye tubibona, kugira ngo umuntu abore, ashwanyuke, ashwege, amazi atembe, ibikoko bimurye, yongera uvuge ngo azazuka. Mu by'ukuri udafite umwuka w'Imana biriko. Ariko sayansi ya kugira ngo jyewe magarara ahangaha, jyewe banyita Steven Wakiza, kugira ngo mba ahangaha, ubundi jyewe ndi iki? Ubundi jyewe naturutse, jyewe navuye he? Jyewe ndinde? Abantu bazi inkomoko y'abantu, ubundi umuntu n'amazi akomoka mu mazi. Niba umuntu ashobora gukomoka mu mazi, amazi akamera umusatsi, amazi akamera amenyo, amazi akamera intoki, amazi akagira igituza, akagira buri kintu cyose, amazi akavuga, kubera iki Imana itazura noneho na wa wundi wigeze kuvuga? Haleluya. Mu by'ukuri ko hari ibintu Satani dutwara kureka duhisha. Kubera iki Imana idashobora kuzura umuntu wigeze kuba? Ese ubundi ntanga yanjye igihe mama yayisamaga n'igihe yavukiraga, zasigaye ziri, zasigaye zifite agahinda nk'uko dusigaye dufite agahinda ka nkunda Imana. Ariko hano iwacu mu muryango wacu baravuze bati turishimye kuko tubyaye umwana w'umuhungu. Ni ukuvuga mu isi y'intanga barapfuye, mu isi y'abazima ndavuga. Haleluya. Mu isi y'ubugingo, mu isi y'umubiri, nkunda Imana yapfuye, munsi y'ubugingo yatsinze. Ibyo bintu ntabwo byumvikana, ntabwo bisobanutse. Kugira ngo dutsinde urupfu, kugira ngo urupfu rushyirweho iherezo, bizagenda bite? Icya mbere ni uko jyewe ngomba kumenya urutsinda. Icya kabiri ni uko ngomba kwihisha muri uwo nguwo watsinze urupfu, kuko urupfu nta kindi kintu na kimwe gishobora kurutsinda. Amafaranga ntiyarutsinda, imbaraga ntizarutsinda, imbunda ntizarutsinda, amashuri ntiyarutsinda, ubwiza ntibwarutsinda. Urupfu rutsindwa n'ikintu kimwe gusa, Yesu Kristo umwana w'Imana. Amina. Umuntu w'umuhanga yavuze ibintu bimwe bidukikije uburyo byagiye bihiga, wenda akaba ari byo sorezaho. Ikinengo ngo ibuye ryarakibwiye riti sha ndakumenagura, mu kanya ndagushwanya gusa. Ngo igihe ibuye rimaze gushwanyaguza ikinengo, icyuma kiraza kitoroshya, nze ngo ndaguhinduke ubushimwe, kirarimenagura, kirihindura imonyi. Imonyi, iryo jambo imonyi muraryumva? Imonyi, ubundi umucanga uvuye mu ibuye bawita imonyi. Igihe ibuye rivuga, icyuma kivuga kiti ni mimi, jyewe ndi igihangange, umuriro uravuga uti ndagushongesha uba amazi. Icyuma kirashonga, birarangira, amazi arahagarara ati ni jyewe mwami wanyu.
igihe kirata ko ari umwami w'ikintu cyose ngo haza ikintu cyitwa izuba. Izuba riraka, dore hepfo handi twagiye hacaga. None kugira ngo uhace wiyambariye agakote keza n'agashati keza, urahaca umukungu ukakurenga, kandi ubundi amazi yatubuzaga kugenda. Kubera iki? Izuba rero rihera ko ritwikira amazi rirayakama. Izuba riti nijya mimi, nijya kingi, nijya muyobozi wanyu. Igihe rikihandagaza naryo ngo haza umusozi tunagukingiriza b'inyuma ntibazongera kukubona. Bigenda bite? Umusozi igihe ugihagaze umuhaza umuntu ati nazana katapirari gushwanyaguze, ahari umusozi harahinduka ikibaya. Umuntu arahagarara rero aravuga ati nijye mwami w'ibintu byose. Igihe akivuga atyo urupfu ruraza rutisha ndakujegeza murangize uve ku isi. Urupfu rurahagarara ruba umwami w'ibintu byose. Igihe rukirata rutyo Kristo nawe araza ararumenagura. Haleluya. Kristo ni ugomba kurangiza iherezo ry'urupfu, ni Kristo wenyine. Uyu nkunda Imana tureba hano, uyu ni umubiri we. Nkunda Imana yamaze kugenda, nkunda Imana yambutse, nkunda Imana ari mu gituza cya Aburahamu, ari muri paradizo. Yayinda abantu bamwe bacurika bakavuga ngo umwuka umwe barawusengera ngo ukajya muri paradizo. Bya paradizo Kristo yarayimuye wa munsi yazuka. Abera niho imyuka yabirindirwa, wa munsi w'amateka. Imyuka iri ikitubwira niki? Mwarimu abantu umurokore baterekera bakavuga ngo yapfuye none nimuze mu muterekere yateye abantu. Kubera iki? Kubera iki? Na nyirasenge umurokore uza ngo mubuze kurongora, yageze mu ruhukira ari muri paradizo. Haleluya. Ntabwo azerera, ntabwo akubitwa hirya no hino, ntabwo inyota imwica, yarabuze uburuhukiro. Reka rero mbabwire bene data, kuri uru rupfu rw'umuvandimwe, kuri urupfu rw'umubyeyi wacu, kubw'uyu munsi mukuru batuje kumuherekeza, ndagira ngo mbibutse amasezerano y'uko tugomba kwizera Kristo nk'umwami wacu akadutsindira urupfu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye ko ibijya kubaho byose ubizi. Tuzi neza n'uyu munsi ko wari uwuzi, kandi tuzi neza Uwiteka Imana ikomeye ko waduhaye igitaramo kugira ngo data dutaramire uyu munsi duherekeza uyu mubyeyi wacu. Fasha rero aba bavandimwe basigaye, fasha itorero avuyemo, fasha Uwiteka Imana isumba byose imiryango yose, kugira ngo ukomeze kuyihanganisha uyikure mu bwihe. Kandi natwe abasigaye dukomeze gukangurirwa no kwibuka yuko ari wowe watsinze urupfu. Tubisabye dutyo mu izina rya Kristo umwami wacu. Mu by'ukuri ukurikiranye neza iby'uyu musaza, nari nabibabwiye mbere ko ku itariki 8 yadusabye umwanya wo gushima Imana. Ashima Imana mu rusengero, avuga Imana ibyo yagiye imukorera, avuga Imana uko yagiye imurinda, avuga Imana, ariko asoza avuga ngo rero mu gihe gitoya abayobozi muzafata umwanya, umwanya shima Imana, ariko kandi mbahe n'ubuhamya nigisha abana, nongere mbaburire uko bakwiye gukorera Imana. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu nari ngize amahirwe mbonye umusaza ufite imyaka ingana gutya, ko baraza kwitubwira imyaka myinshi itari mikeya, uhagarara mu rusengero akabwira abantu ko bakwiye gukurikira Imana. Twebwe biradufasha iyo avuze atyo, umusaza mubyeyi wabyaye agahagarara mu rusengero akabwira abantu ko bakwiye gukorera Imana. Binyorohera kubwira umutoya uri kujenjeka gukurikira Imana. Byari binyoroheye, ariko nta kundi byagenda. Imana iramwigaruje. Torero wa Kristo tubabajwe n'iyi nkuru, tubabajwe n'uyu mwanya turimo, ariko kandi ibyiringiro tubonye nuko nyuma yaha tuzongera kurebana amaso ku maso. No kwisoza dusaba umushumba kwaza gusaba umugisha, nyuma gahunda kayisubiza mu muryango. Twagira ngo nanone dukore icyo gikorwa, twemerere twongere dutambuke natwe dufashe umuryango. Uyu munsi niko turaba tubivuga, ntabwo araba ari amaturo yo mu rusengero, ahubwo
tugiye gufata umwanya wo gutera inkunga cyangwa se kongera gukora igikorwa cyo gufatanya ahangaha. Umuntu wese ko yabitekereje, umuntu wese ko yabigambiriye, dutambukane icyo dufite gishyire aho baraba tweretse turabikorera. Hanyuma iyo inkunga iraza kuboneka, turaza kwakira umushumba asaba umugisha kugira ngo bize gukomeza kudufasha gushyira mu bikorwa no gukora neza ibikorwa no guherekeza umubyeyi wacu. Aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, data tuzamusingiriza ubwo buntu yatugiriye, n'urukundo rwe n'imbabazi n'imigisha yatungukira. Aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza tuzahurirayo bagenzi, tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzashesha abakoze iyi mirimo. Kandi duhagarariye kuri uyu mudugudu wa Kabeza araza gukomeza adusoreza iyi gahunda mwari muduhaye mu mwanya nk'itorero. Bana y'amahoro bahereza umugisha. Bana turagushimiye, nanone turakera imbere y'ubwiza bwawe, kandi tuzi kuri Imana yacu. Komeza kugirira neza uyu muryango, ugirire neza n'abo batanze, Uwiteka Imana isumba byose iri turo. Databuja turakwinginze ngo ubahe umugisha, kandi ukuboko kwawe kwiza gukomeze kubana n'umuryango, ukomeze kubana n'itorero ryawe, mu izina rya Kristo Umwami wacu, amen. Tubikira ahangaha turaza kwisubikira mu kindi gihe, ahubwo twaha umuyobozi umuryango watoranije uyobora gahunda y'umuryango dufasha gukomeza kuyiyobora. Bana tuganirije ku ijambo ry'Imana. Urupfu ni ikintu gikomeye, urupfu ntirumenyerwa, urupfu ruteye ubwoba, ariko natubwiye kuko nta kindi kimara urupfu usibye ijambo ry'Imana. Pasiteri Mushumba twakoze ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryadukomeje, ijambo ry'Imana ryaduhumurije, ijambo ry'Imana ryongeye kutwibutsa yuko umubyeyi wacu kuri bamwe, umuvandimwe wacu ku bandi, ko tuzamubona mu bwami bw'Imana. Imana iguhumurije. Nanone turashimira mwebwe mwese abavuye hirya no hino bakaba baje kudutabara. Muzehe kuva yitabye Imana, umwijima waracuze muri uru rugo, ariko wagiye wenyurwa n'abantu. Hari ibintu umuntu atibasha adashobora kwikorera, harimo n'ibi ngibi, ariko mwaraje muradutabara, mudufata mu mugongo, twumva turakomeye. Nanone uno munsi wa none ndabihamya yuko mutubona hano turakomeye, abandi badukomeje ni mwebwe. Nazi neza yuko muzehe hari benshi bamuzi, ariko hari n'abandi batari bamuzi. Kuvuga umuntu w'imyaka 90 ntabwo byoroshye kubivuga mu minota, ariko ndagira ngo sabe uwo twateganyije kugira ngo avuge umwirondoro Etienne, yigire hano imbere avuge mu ncamake kugira ngo mubashe kumenya muzehe uwo ari we. Murakoze.
ndumva mbere y'uko dusoma umwirondoro twaheza uyu muzehe wacu undi Imana zuzuye icyubahiro mu munota umwe tugahaguruka twese tukamwibuka bwa nyuma. Murakoze. Ise yitwa Ruzahaza Misugi Petero, nyina yitwa Mushingambavu. Nyakwigendera yavutse mu 1930. Yashakanye na Nyiramutuzo Zuzana mu 1945. Babyaranye abana 15, abahungu 6 n'abakobwa 9. Akaba yari afite abuzukuru 100 n'abuzukuruza 28 n'ubuvivi 2. Abamukomokaho bose ni 133. Impamvu habaye ikinyuranyo cy'ibyo ndimo gusoma n'ibyanditswe kuri urwo rupapuro mufite nuko amadone ya nyuma bayaduhaye twicaye hariya imbere. Nta buryo bwari bwihari bwo gusubira mu mujyi, nabonye n'ahantu hari cyane ngiye n'amaguru ngarusimbuka na buri kwezi. Murabyihangana dufate kuri mu magambo kuko nibwo buhamya bwa nyuma tubonye ku munota wa nyuma. Tugiye kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bwe bwa gikristo. Yabatijwe mu 1972. Yakundaga gusenga akagira umutwaro w'itorero kuko n'ababwiriza batubanjirije nabo babikomejeho barabyiboneye. Akagira gahunda, agakunda abantu, akagira umutima wo gufasha, akanga akarengana. Nyakwigendera yatanze inka 45 azifasha abatishoboye. Yari umuhinzi mworozi, akaba yarazi gusoma no kwandika. Nyakwigendera yitabye Imana afite imyaka 90. Akaba yaritabye Imana tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu mu 2020 saa 5 z'amanywa, azize urupfu rutunguranye. Tukaba tumwifurije umuzoko wabera. Murakoze. Tugeze mu mwanya wo kumva ubuhamya butandukanye tugenda tugezwaho n'abantu batandukanye, ariko ndagira ngo nibutse abantu bose bateraniye hano kuko bari butahe ujya gufata ijambo rwose agerageze guhita, kuko ndabizi neza muzehe ntabwo twamuvuga umunsi umwe ngo tumurangize, nta nubwo twamuvuga mu cyumweru kimwe ngo tumurangize. Icyo dukora gusa ni ukuvuga amagambo y'ingenzi kandi muzihangane. Reka nsabe umuryango bose urahaguruka, turagenda tuvuga, abari buvuge ni bake, ariko ndagira ngo twese duhaguruke umuryango. Iyo mvuga umuryango ubwo ngubwo ndavuga abana be, ndavuga umukecuru asize, ndavuga bakwe, abishwa, barumuna be, kuko muzehe ndabizi kuko niwe wari mukuru bafite hano, ariko twese duhagurukire rimwe. Ni turangiza umukecuru niwe uri buturimburire, narangiza turaha umukobwa wiwe Nyirantore, narangiza turaha murumuna wiwe utwa Sipuriye, narangiza tumva umwe mu bakwe biwe. Turagenda tubabwira n'abandi bakurikiyeho. Reka duhagarare rwanda rumwe ku muryango. Sino ruhangende u Rwanda inono bazavuga ngo u Rwanda nta abantu bato, ariko abantu bakuru ntibohaba. Inone je sinzogenda ubugende ariko nje sinzogenda kandi bisikaba ndanze nyine kandi nyumva nyine umutima nyine simufite sigarane n'abana bawe
noneho ndiyumvira ati mureke agende wenyine agenda amerewe nabi noneho sindemera kanagenda ahamagaye abana naho abana baratubwira bati nimugende baraduhanguye bati nimugende twebwe turi bato bizoza biba nyine nk'ibyo mwumvishije twatwibuka ariko mwiga bazobatwikira mu nzu nareba uko duhunga nazaga mfunga nyuma y'abandi ndabireba ati kuza gupfanya shima Imana ko nyamwemereye none ahamagaye abantu ati ni munsi arabahamagaye arababwiye murakanguye ndagiye none usigara arabasezera arabasenge ndamwemereye turaza ngo tumare gushika namashika ndarwara noneho nkumva k'umutima kuko umbwira jeweho naje mpavuga turajanye u Rwanda sinkazi ariko ngiye sinzoba i Rwanda warenze ngo ni jewe yazanye uzoba kandi niko nazaga nyibwira ndarwaye mare kurwara ngashaka nko kumubwira ati nubwo mpfuye ni wowe unyishe iyo ngumara uguze sinupfuye ariko uwo mutima ntabwo namubwiye ndamutwana se icyo Imana yagenye niko Imana yari yabigenye ngo nzashika muri kino gihugu rero nkanje murebe nyine nk'iyo myaka turangana nk'iyo myaka maze ntaragera muri iki gihugu abandi bazaga bakaza kureba abana babo ariko nje sinagiraga umutima wo kuza ariko igihe gishitse nyine kubera ko igihe kiwe cyari gishitse ndamwemerera turaza turashika none ubuki uyu mugabo wanjye twashakanye nyine turabana nyine mu mbishiko mwavuga abana twabyaye turera abana bacu neza tubanza abana b'abakobwa byara abakobwa 9 aho ngaho ntabwo yavuze ngo avuge ngo namuciye ahubwo abandi nibo bazaga bambabaza buhanzi bakavuga ngo araguciye ishakire uyu nta muntu araguciye ariko bose nyumvisha bivuga aranyihanganira turera abana bacu nyuma tubyara abana b'abahungu rero twabyaye 5 uwa 5 uwo nyine twabyaye duhinduriraho arapfa ubwo yamaraga gupfa nibwo yambwiraga ati wowe kuraciye aranje ava mu nzu y'Imana arashaka basarana n'umugore kabiri babo ndashatse nzara abana b'abahungu nzara abana b'abahungu atishatse kugenda mu kanisa birukanye wa mugore asubira mu kanisa yakundaga Imana asenga Imana umuntu wakundaga gusenga ariko nubwo yasengaga kandi yatangiye Imana nyine kandi yamfashe neza cyane agakunda abana akagira imbabazi tiyaharutse abana bavuga ngo yabyaye abakobwa abandi nibo bazaga bamubwira ngo saba abana b'abakobwa ubakundiye aranyihanganira muri ibyo byose ntakinwa namwumvishijeho afata neza ambera umugabo mwiza aranyihanganira dusenga Imana akorera neza cyane uku nguku ntacyo narinzi muri abo bana be abandi bagore baza bagenda iyo bagize urubanza bakaguma gushaka iby'abandi jewe ahubwo nashakaga bene bityo kugemura mbaye ifaranga ariko kuvuga ngo nzorebe nk'iyi myambaro n'ibindi byose nari mbizi nari kuko kumva niwe wari nyiri byose ikintu byaye kintera nk'umubabaro kuko narebye ibintu yankoreye
mukuza naza mwanije uzopfa ubwanje nishibaza kuvuga ngo nizopfa kandi kamubwira ngo zamvuga ngo zakubasiriza ishiye pesa kubasiriza uzopfa wewe ho urumuka nifa bari mu gushaka arasa uzoshaka kandi udashaka nanone urumuka ufite naho ziyo zose umugore sendeke tekereza ibyo byose ko nabitekerezaga Imana yari ifite umugambi wayo abandi bakambwira bati wowe ugira ishingisho ese iwaza uzopfa nuka azahangayuka n'umusama ariko we na uzabana n'abana ba umugore sinka sintimukabu bakambwira bati wowe usengana ariko nshya nicyo shengesho namubwiraga ariko atari Imana yabitegetse naho yamutegekeye navuga akanyihorera cyanyakura amubwira ati n'ubu jewe uranduza umugore ntazasaza umugabo niwe uzokomera ntidashaje ntiweho busha kuko namwemerera akagira umutima woroshye kamwemerera nawe iyo mba kusigara narebye ibi birori yagiriwe bantu b'Imana noneho tumaze gushika ahangaha arambwira ese kutwaje muri kipi tuzotuza kugusenga ese umuntu yohamagarwa tuzoherekezwa n'abandi noneho umwana wacu umuhasha nihaguye muzuza mwihangane nikarisari bashika baratwakira neza nyine dusanga ni abakristo kabashima Imana twasanze abantu batwakira bakora imirimo y'Imana bakaba bamugiriye ibirori bimeze gutya Imana ishimwe kandi mukaba mumuherekeje kandi nashaka muherekeze noneho sinakumva ndabashimye nabajije nko kumva nk'ikintu ukunda gisa yige zene no kumusubiraniza ikagenda nganziriza ngenda naje yaje yuba yegereje twaza gatuvugana twari kabana tukavuga tuti dore aho tugeze ni abacu tungana baragusize turiko turakurikira ntacyo tukimare turiko turahaha turiko turatamika nubwo twavaga twasize abana ariko turavuga ngo reka tuze sanga abana bacu b'abakobwa nibo baza guhanganira abavyeyi icyo cyatuzanye gase kuhamba naje nikutwaje yanahamagara ishutahiri arahamagara umuntu wese mwishwa wahari wisumiwe wese ukamubwira ngo ukuza wikubana niki sawa ntuwayisezera umuntu yohamagara isi yose naho gato kandi icyambabaje kikambabaza nabaye gutonya amaso nuko twari kumwe basabaza kuvuga ntabwo umuntu yo adafite ikimenyetso ngo abe kumbwira atega ngo avuga ati nababaye ndarwaye ko numva meze neza
hizi something yaruka kabona tsindwa rapaka kukaga tatu yazagara amashuri byagera agasenga kandi gusenga yasenza shitsi natwe kaga dusengiriye gusoma igitabo yasomye ashitsi sinda yazagasoma naho ubundi yazaga Vamos voar isso. Vamos ver o que você. Entende? Esse como o assim gano muito. O que tem? Tomara que conviva. naje kabandi mu gukora ngo nazenze amaguru kaza nkora ntuza ngo ngende nzana ruba amaguru ngo ngorora amaguru kamageraga mu gitondo akazoka kanyashitse noneho abaye kugenda hanze n'umuntu bagiraga isuku turabuze umwana tese isagiye tisinzi hagiye atireba ondere sansation kumpera hayareba twari kugeza ubona nari kuba arashakoze mu hose asanga tuza arakarabye bamari gukaraba akanda arakampaye akunga ko yambaye niba kaza gakoriki wakante naje tiharakeye reka ngende subasitara arasharambye atese uretse tukajana naje mpari toya niyo tujana niyo ndatiyaga kwambira toya tereka ngende nje se hariya hari akayira kariho niho yazagakunda guca nawe hagenda ko ati karaje tereka ngende izuba ritaraza tuzagaruke nuko ngorora kavuganye na agende neza imana makire neza kwabanye neza takumva Imana ishobora byose kumva nkwengenga Mana ndaguhamagaye muri uyu mwanya washimye kuko Mana tuba duhagaze ahangaha ku birori bya papa Mana ndagushimiye iyo ataja kuba wewe kubera agahinda n'umubabaro ntabwo tuba tukiriho simba nkihari ariko Mana ni wowe wabishatse ku uyu mwanya nzaba ndahangaha tuzaba turi mu birori bya papa urakoze papa warakoze kuko ibi byose byagiye kuba we wari ubizi ntabwo icubahiro Mana mu izina rya Yesu amen mpagaze hano oga papa uyu munsi yewe byandenze cyane kubona mpagaze mbona ngo iri ni isanduka rya papa n'ukuntu papa twaza tuvugana n'ukuntu papa yabyutse tukavugana papa agatora umwenda ari muzima papa agahanagura inkweto yiwe ari muzima papa akisiga mureba papa agatora inkwebo yiwe mureba mukanya arasohoka aragenda neza aramanuka mureba mpagaze mu muryango aramanuka ngo aje kwika hepfo aragaruka ese papa ugarutse unaringize wari ugeze hariya mu muhanda
ukaba uzamutse uyu musozi kandi mpaye mbona nta mbaraga ufite. Ni kujya bazavuga ngo nta muntu uzi ugenda atarasi. Naje kubitekereza mu mutima wanjye, arinjira ndamubwira ngo simbwira nkakaguhereza akushaka. Arambwira ngo uje kureba umuswara wawe. Arinjira areba umuswara wiwe ashira mu mufuka. Papa aramanuka, nta kibazo mbona papa afite, kuko nabonaga yaragwaye urukororo gusa. Amaze iminsi ambwira ngo arimo kumva ngo hano hantu hamujya, ariko sinari nzi ko papa uyu mwanya naba ntahagaze hano mpaye mvuga ngo papa arashoje. Rero mwese muri aha nari nishimye kuko mbonye umubyeyi wanje, kandi wese murabizi kuko ibyo nabonye nasubiye kubibona kuri papa. Kandi umugabo yagiye nk'uku kandi yanciye mu myanya y'intoki nk'uku, ntabwo twavuganye nk'uku mama gusa, nta n'ijambo rimwe. Nagiye gusanga kandi nsanga umugabo aragiye yaciyeho. None papa kandi nawe ko byagenze, nahise mvuga ngo mana, ese ngewe nuku ngewe wari wabonye umubyeyi, kandi yewe wari wabonye umuntu papa akaba aje kundera. Nubwo yarashaje nari mfite umunezero n'ibyishimo mu nzu. Mu nzu yanjye hari ibyishimo byinshi, kuko yari umuntu uvuga neza, uganiriza abana. Papa yari umuntu ugira urukundo rwinshi, ukunda abana cyane. Papa yakundaga abana kuva ku bana biwe. Ntabwo ngewe narinze nkura ntarabone inkoni ya papa ngo arakubita abana biwe b'abakobwa. Yakundaga abana be b'abakobwa cyane, yari yarabyaye abana b'abakobwa benshi, ariko yarabakundaga cyane. Ariko iby'ukuri imbabazi ziwe arazisazanye. Icyongeyeho, papa araza ashitse, sanga papa amasengesho ya papa yaranshigikiye, kandi papa nahise mwigiraho. Kandi papa ibintu yakoze naza mvuga koko papa ko mbona papa hindura. Yarasengaga abana bari mu nzu, umwana arambwira ngo amasengesho yasokuru ngoza numva nkurura. Yarasengaga agasenga isaha yose, papa asenga aririmba indirimbo, nta ndirimbo yananirwaga kuririmba. Ngabyuka nkaguma nkamutegera uko papa ari mu gukora. Ndavuga ngo papa ahubwo aho gusaza ko numva aguma kuba ajijuka, ariko papa arashaka kunsiga. Ndimo kumva papa ibyo arimo gukora, nkabona papa agiye kugenda. Yabyukaga mu gitondo akabyukira kuri Bibiliya. Yari afite umugenzi, yari afite Bibiliya yasomaga, zombi ziri hariya ku musego we. Ariko kubera kuko isaha ya papa yari itaragera, papa aragwara, ariko banza kuja kumuvuza, mugurira imiti. Ariko bene uku nguku bukeya, atari ukuvuga ngo papa yagiye ku musego ananirwa kuva mu buriri aja hanze ananiwe. Ntabwo byabaye. Baravuganaga akambwira ati ko numva ameze nabi, umubiri wanjye umeze nabi, ndumva umubiri utameze neza. Ariko mu kuja kuremba yabanjije kunanirwa.